niki kigiye gutuma Rocky izo subscribers miliyoni imwe mu mezi atatu? Ese mbere kuki bitari byaramubayeho? Nirihe banga ari kuba yakoresha muri ano mezi atatu atambutse? MI Empire yagumye kuba subscribers ibihumbi 700. Impamvu batiyongera ndetse n'impamvu batateganya no kuziyongera vuba cyangwa mu minsi iri imbere. Ubundi ari kubura iki gituma atazamura aba subscribers bi kandi afite views amamiliyoni magana. Dore impamvu Simbi TV yujuje miliyoni subscribers imbere ya bose kubera iki yakoresheje irihe banga. Reka tureba ni video kugeza irangiye, ubundi turebe icyo umwe yakoze undi atakoze kandi yaragombaga kugikora. Ubundi mu busanzwe video iri kuri YouTube kugira ngo irebwe cyangwa se kugira ngo ibone ama views menshi no kuba yujuje ibintu bibiri. Ikintu cya mbere no kuba ifite thumbnail nziza. Iyi foto turi kubona niyo twita thumbnail. Ikindi no kuba ifite title nziza. Title no kuvuga ngo no mutwe w'amagambo turi kubona. Iyo video ifite good thumbnail cyangwa se ino foto nziza ikurura abantu. Reba nka Rocky nk'ino thumbnail bayakoresheje, cyangwa se reka tumusure ubundi turebe. Katwandikemo Rocky Entertainment, urebe ikintu arisha cyangwa se ikintu ari kurisha muri no minsi. Kandi nacyo kigiye gutuma abona aba subscribers miliyoni imwe mu mezi atatu amaze iminsi akora. Nibwo impamvu ndi kuvuga ngo nibwo wenda amaze iminsi akora, nibwo ari gukora cyane bikagaragara kuri YouTube, kuko ari ku uploadinga buri saha buri munota, kuko nta munsi uri gushira ataploadinze. Niyo mpamvu mvuze ngo ino mezi atatu ashize cyangwa se ano mezi atatu nibwo ameze nk'umuntu uri gukora cyane kuri YouTube. Reka turebe. Urabona ni hano ino YouTube channel niyo ni ya Rocky, niyo tujye. Reka turebe hano, katurebe. Urabona ko ni Rocky Kimomo official YouTube channel yafunguwe 2019, ifite aba subscribers 980. Hano views zigera muri 70. Reba nkana mafoto niyo twita thumbnail. Reba aya mafoto, aya ngaya ariho abasirikare, imbunda, iki niyo twita thumbnail. Rero nawe uyibonye iyo foto gutyo igutera kuba wayifungura no video. Iyo ubonye abantu b'abasirikare cyangwa reka turebe nka video yagize ifite views nyinshi. Ama video ya Kimomo yashyizeho afite ama views menshi. Reba nk'ino foto reba nk'ino video imaze amasaha 12 imaze kugirebwa n'abantu ibihumbi bigera mu 100 birenga. Reka turebe ngenda nka video ifite yagize views nyinshi. Nureba izi video zagize views nyinshi, urabona yuko hariho ifoto umuntu ari mu modoka agiye kurasa umuntu. Urabona ko ino foto nawe yagukurura. Nureba iyo ku ruhande nayo urabona yuko ari umukobwa uri kuva amaraso. Nta kuntu itagukurura ino foto. Iki nicyo twita thumbnail. Nawe nujya kwa uploadinga ugomba kucyitaho cyane. Nicyo kintu twavuga Rocky ari kurishisha muri ino minsi. Afite aba designer cyangwa se nawe ubwiwe ibintu ari gukora. Niba ari ubyidesigningira, harimo ikintu bita ubwenge cyane. Izi thumbnail ari gushyiramo ubwenge cyane. Reba nk'izi video za kera atabaga yitayo. Reba harimo video zifite views 5000, hakabamo video zifite 7000. Urabona yuko nta thumbnail, nta kintu cyari kugukurura ujya kuyireba. Nta kintu rwose kiriho cyatuma ujya kuyireba. Izi ngizi zarebwaga wenda n'abantu bamuzi cyangwa se abantu bamukurikirana, atari abantu, ntabwo zarebwaga n'abantu batamuzi. Ariko noneho aho bigezeho urabona yuko ari kugenda yunguka abantu bashyashya umunsi ku munsi ari kugenda yunguka abantu bashyashya bitewe n'ama thumbnail aba yakoze. YouTube yamukubise ikintu bita recommendation. Niba utayisobanukiwe tuzayifatira umwanya wayo tuyigarukeho nayo. Ariko urabona yuko aya ma thumbnail yagiye akora, yagiye amukorera ibintu by'ibitangaza cyane, akamuzanira aba subscribers benshi ndetse na views nyinshi. Reka tujye nko ku ma short ya kera. Ku ma short ya kera urabona yuko nta bintu byabaga birenze. Ariko nk'aya ma short ya kera yayitaho cyane muri kira gihe, yari kumuzanira ama views menshi agera mu mamiliyoni. Uwo ni Rocky rero. Uwo ni Rocky. Reka tujye ku muntu bita MI Empire.
cyangwa se Murindahabi Irene Empire. Reka turebe we ubundi ari kubura iki, uyu muntu kubera iki aba subscribers biwe batazamuka, ubundi yabuze iki? Urebye hano urabona yuko afite views miliyoni n'amamiliyoni agera muri miliyoni 130 urabona yuko afite views nyinshi, ariko aba subscribers biwe ni bakeya. Kubera iki umuntu urebye video adakenera kugaruka ubutaha, cyangwa se kubera iki atamukanira subscribe? Urabona nk'ubu ngubu afite video iri premier iri kurebwa n'abantu bagera muri 300, ariko reka turebe nka video zamenyekanye cyane kuri channel yiwe. Urabona yuko ari za ndirimbo za Vestina na Dorcas. Izi ntabwo arizo twavuga ngo zararebwe cyane kuri channel yiwe, kubera yuko channel yiwe ni ibiganiro ntabwo ari indirimbo. Ahubwo reka turebe ibiganiro agiye akora ibyarebwe cyane, byari byujurije. Urabona n'ibiganiro agiye akora bifite views menshi. Urabona yuko yabaga afite thumbnail. Izi thumbnail urabona nk'aha hantu abantu bari kurwana, uhita utekereza ati reka ndebe aba bantu bari kurwana, ugahita ufungura iyi video. Urabona amavideo yandi yagiye arebwa yabaga afite thumbnail nziza, ariko nituza tukajya nko mu video ya kera, urabona reka tujye muri video za kera za MIE Empire. Reka arizo tujyaho ubundi reba nko muri video za kera nk'iya niyo Bosco. Urabona wapi nta muntu wari yitayeho cyane. Tujye mu biganiro bya kera yagiye akora, urabona yuko ntabwo yarebwaga cyane. Urabona ko ntabwo yarebwaga cyane rwose, ntabwo yarebwaga kubera na thumbnail nziza yabaga afite, ntabwo yabaga afite thumbnail nziza. Reka tujye ku Isimbi TV we ubundi urumva yuko Irene we ikintu ari kubura ni thumbnail ari kuzibura cyane, niho hano ari kugwa, ni naho Rocky ari kumusigira. Reka tujye nko kuri Isimbi TV we yujuje miliyoni subscribers imbere yabo bose, ariko reka turebe. Urabona nawe afite views amagana. Ubu ntabwo yakagombye kuba afite izi subscriber, yakabaye kuba ari nko muri miliyoni 3 cyangwa muri 5, ariko urabona yuko nawe yize gukora thumbnail vuba. Nitujya muri video afite, urabona yuko ziriho thumbnail biragaragara. Urabona yuko reba ari kugira 6,000 ku munsi afite miliyoni. Ibi ntabwo bishoboka, ariko reba mu mavideo nawe yamamaye cyane cyangwa se yarebwe cyane yabaga afite thumbnail. Bose urabona ko ari cya kintu ndi kukubwira, thumbnail na title nziza kandi bihura. Urabona ko ari cyo kintu gituma video irebwa cyane kuri YouTube. Ariko uyu mugabo nuza muri video ziwe za kera, turebe nuza muri video ziwe za kera, urabona ntago zarebwaga, kuko byanangaje cyane. Afite na video yarebwe na 700. Ibaze kuba ufite reba hano views 700. Ibaze kuba ufite miliyoni subscribers ukarebwa na views 700. Ndiwe nahisiba ariko sinzi impamvu, wasanga atayizi. Ariko urabona yuko atarebwaga cyane kubera nta title na thumbnail nziza yabaga afite. Izi video zagiye zimenyekana nyuma, kuko ngenzi izi ngizi ziri mu make zifite muri magana rwose. Izi video ndazizi ejo bundi, nta gihe gitambutse. So reka turuze rero ku yindi channel ugomba kumenya cyane kurusha izindi zose za hano kuri T-Technology cyangwa se Trust Time Technology. Wanze ukande subscribe, making sure ko ikanze subscribe, undi tujye tubana mu mavideo yose y'ubutaha. Reka duhure muri comment umbwire ese turemeranye ku bintu umubwiye, cyangwa hari ibyo naburagamo, cyangwa se hari ibyo nashyizemo bitari birimo. Kanda kuri iyo buto ya subscribe, kanda no kuri iyo buto ya like, kugira ngo tujye tubana muri video zacu z'ubutaha.
mwitegura amasomo ndi kubategurira ubutaha, azaba ari meza kandi azabafasha. Ciao ciao, thank you.